reka nangira mbabwira ndetse amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Uyu munsi ndetse twabazaniye ibintu bidasanzwe cyane cyane kuri babandi bari bafite ndetse indwara muzi ko zidakira, mwarivuje byaranze, mwaragiye mu baganga benshi ngo bahe imiti ugasanga imiti yaranze. Uyu munsi twabazanitse ubuganga bwa Kirundi bukomeye cyane ndetse bukora ndetse ku buryo mushima Imana ati Nyagasani Imana ndetse iyi miti yaziye igihe n'abaganga baje tubakeneye cyane cyane. Zimwe mu ndwara tubasha kuvura ndetse byarabagoye, mwarirukanse mwaragiye kure cyane ugasanga ntibikunda nazindi, cyane cyane ku bagore ndetse batagira ubushake mu mibonano mpuzabitsina ndetse ugasanga ndetse ibyo urimo urakorana n'umugabo wawe ndetse muhira ntago mubasha kumvikana, byaragucanze byakurenze, umutwe urahandi hantu, tuguha ndetse umuti utuma ndetse ugira ubushake ndetse umugabo wawe akanezerwa akishima ndetse aho ngaho avuga ati agenda kuri ati umugore wanjye n'uyu nta wundi mugore nshaka. Mu ndwara zindi waba urwaye asima, urwaye ndetse diabete, urwaye estoma, amapyiko cyangwa se infection, urwara sinezite, nta kindi turakuvura ndetse tukora rimwe gatanu rikaka ndetse ukavuga ati Nyagasani Imana iyi miti yamvuye ndetse kandi nakize, warakoze kubikora. N'ikimenyemenye kandi hamagara za nimero zacu 69785 tugukorera akazi 5 kuri 5 cyangwa se by'umwihariko 6 2 6 9 3 tugukorere byose wifuza 5 kuri 5. Waba utuye hanze shyiraho ndetse please cyangwa se guteranya 257 697 tuvugane 5 kuri 5 byose bikemuke, tukuvure ukire ndetse utahe unezerewe. Nago ari izo ndwara zonyine tuvura gusa, hariho izindi nasindi, umusonga, hypertension ndetse wariye uburozi ugasanga ndetse wabuze ukurogora buze kuvura, tugwa umuti ndetse mu kanya gato cyane ugasanga urasiburanye ndetse umeze neza, urimo urashima ushimira Imana uvuga ati Nyagasani Imana warakoze. Si ibyo nyine gusa ndetse waba urwaye intandara, waba urwaye amangatise, nabyo turakuvura ugakira. Si ibyo nyine gusa, waba ndetse warasamye inda ukayibura, turagufasha kugira ngo inda yongere igaruke bundi bushyashya. Aho niyo usanga ndetse barakuroze ugasanga barakuzinze warasingamye inda yawe ndetse uravuga ati ko nzi ko bayineye, nyizi ko ndetse umwana wanjye arimo kunyisha nkayibura, muganga ntago ayibona. Aho ngaho tuguha imiti tukakuvura ndetse ugakira neza ijana, ugasanga ndetse ugeze kwa muganga mugakubwira ati wa mwana wawe ameze neza cyane ndetse aranahari 5 kuri 5. Sibyo gusa, ufite umubyibuho urenze turakuvura, ufite ubabare ndetse wabara umugongo urimo nakurya cyane, ufite umutwe udakira, uburibwe bwinshi mu mutwe udakira, turakuvura 100% ndetse ugakira 5 kandi. Ndetse n'ikimenyemenye n'ahandi dusanga mu Rutana imuzye, tugukorera ndetse akazi kose 5 kuri 5 ndetse ujye uvuga ati dogite wakoze neza, dore cya 10 nagitanze. Si ibyo byonyine gusa mugabo, waba uri umugabo uzi ko ndetse ukora ndetse imibonano mpuzabitsina kumwe n'umugore wawe ukarangiza mu masegonda ugasanga ndetse ntaguteba kugira ngo ako kazi gakorwe neza, cyangwa se madamu n'umunezeza, tuguha ndetse umuti ugakira vuba. Ufite indwara z'amenyo ndetse ugasanga ndetse uraribwa uranababara, nabwo turakuvura ndetse ugakira cyane. Bamwe mu bantu basanga se bagiye mu mihango ugasanga se mu gihe muhura n'uburibwe bwinshi cyane uri mu mihango iwawe, cyo kimwe ndavuga abakobwa ndetse n'abadamu, nabwo tuguha imiti ituma ubwo buribwe n'ububabare nabyo tubigabanya bigahera bigakira kandi burundu bibaye na ngombwa. Bamwe mu bakobwa muzi ko tuvuga ati tumeze gutya ariko twarakuze ntago turajya mu butinyanka, byagenze bite? Ni gute ujya mu butinyanka? Tuguha imiti ndetse ukajya mu butinyanka ndetse ukajya ushima Imana ati Nyagasani Imana byari byaranze mvuga ko ntari muzima, uyu munsi ndacyari muzima. Waba ndetse uri umugore waragerageje ndetse ukabura urubyaro byaranze, waragiye kwivuza ati Nyagasani ni gute nabonetse umwana bikanga, nabyo turakuvura 100% ndetse ugakira. Abadamu batagira amavangingo cyangwa se mufite makeya,
tubaha ndetse imiti mugakira 5/5. we duhamagare kuri nimero yacu nta kindi tugukorera umuti ni 5/5. site cyangwa se dutuye n'ahandi ni mu Rutanano bite imuzije 5 kandi cyangwa se tuye kuri duhamagare kuri nimero yacu 62 utuye kuri ndetse n'ahandi naduhamagara ni gaka nimero kacu kaba kaza kihuta kandi ndetse please kuri telefone yawe cyangwa se guteranya 257 tugukorera umuti 5/5. nurangiza ujye mu rusengero utange cya 10 uvuga ati Nyagasani Imana ibyari byaranze gusa kubera ko wabayeho ndetse ukaba wanyiretse amasengesho nasenze wereje ndetse umuganga aza mu byayishuwe ndetse ameze nk'igitangaza ankorera ndetse umuti arankora ndakira umugabo aranezerewe nanjye ndetse ndi umugabo umugore aranezerewe umuryango wacu umeze neza nta kundi we duhamagare utugane tugukorera umuti rigende ryake ndabakunda cyane Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mwese muhezagirwe ndetse